kuva twaza kuri iyi si mu mateka yacu abantu ntabwo basibye kwibaza aho bakomoka. Umwanya bafite kuri iyi si ugereranije n'ibindi binyabuzima. Bigenda bite iyo tumaze gupfa? Tujya he? Iyobokamana ni imyemerere iri hose kuri iyi si, ikaba igisubizo kuri ibi bibazo byose ndetse n'izindi ngingo z'amayobera tudafitiye ibisubizo. Mu iyobokamana hari ibibazo byinshi bishobora gusubizwa n'ukwizera byonyine, nta kindi kintu na kimwe bikozeho. Icyo bisaba ni ukwizera ko hari imbaraga zirenze izo twebwe dufite, ndetse ko hari n'isoko imwe twese dukomokaho, ari naho tugomba gusubira nyuma yo gupfa. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Reka tuvuge ku madini. Hari amadini yemera ko hariho Imana imwe. Urajya usenga Imana imwe gusa, azaba ari ukunda gusa. Ni itegeko rya mbere mu mategeko y'Imana nk'uko abakristo babyemera. Gusa hari andi madini nayo atari make asenga kandi agakunda Imana nyinshi. Hinduisme, Shintoisme, Telema, Wicca, Druidisme, Taoisme, Asatru, Candomblé. Hari n'iryizera Imana zose zibaho zo mu madini yose ari ku isi. Pantheisme. Buri ryose muri aya madini rifite inkuru y'amateka y'ivuka ryaryo ndetse n'ibyo bemera. Reka tubivugeho. Turi kumwe na Koje Bank. Tubahaye ikaze. Miliyari 2,382,000 niwo mubare w'abakristo bari ku isi. Aba ni 31% mu batuye isi yose. Mu myaka 2000 ishize, mu burasirazuba bwo hagati, mu majyepfo ya Turukiye, hakaba mu majyaruguru ya Iraq n'uburengerazuba bwa Iran, ni mu misozi y'ubutayu. Ahangaha niho hari hatuye umugabo witwaga Abraham, akagira umugore witwaga Sara. Muri iki gihe nibwo Imana yababwiye ko bagomba kuva muri ako gace kitwaga Mesopotami, ubu ngubu ni muri Iraq na Iran, maze bakajya gutura hitwa Kanani, ubu ni muri Israel na Palestine, ku nkengero y'uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Uhora abwira Abrahamu ati wimuke uve mu gihugu cyawe, umuryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha, uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Nuko Abrahamu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Abrahamu yimuka mu mujyi wa Harani. Yarageze mu kigero cy'imyaka 75. Abrahamu ahagurukana n'umugore we Sarayi na Loti umuhungu wa mwene se, hamwe n'ibintu byose bari batunze, n'abagaragu bose bari barahakiye i Harani. Bagenda berekeza mu gihugu cya Kanahani. Byanditse mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 12 guhera ku murongo wa mbere. Iki gihe muri ibi bice bya Mesopotamiya bizeraga Imana nyinshi. Imana yashakaga ko Abrahamu ajya ahangaha i Kanani kuhatangiza igihugu gishya kizasenga Imana imwe yonyine. Nicyo cyatumye imuha aya masezerano yose mwumvaga yuko azagira igihugu n'abazamukomokaho benshi. Aya masezerano niyo yavuyemo igihugu cya Isirayeli n'abaturage bacyo aribo batowe. Gusa kuri Abrahamu kuguma muri icyo gihugu kandi abo bantu akabagumisha ahantu hamwe byari bigiye kumubera akazi katoroshye. Yabyaye abahungu 8 ku bagore 3 batandukanye. Imfura ye yitwaga Ismael, yayibyaranye n'umuja witwaga Hagayi. Hakurikiyeho witwa Isaac, yabyaranye n'umugore we mukuru Sara, n'abandi bana 6 yabyaranye n'umugore we wa 3. Umuhungu wa kabiri wa Abrahamu ari we Isaac yabyaye abahungu 2, Esau na Yakobo. Yakobo abyara abahungu 12 n'umukobwa umwe. Aba bana rero nibo bavuyemo abaturage b'igihugu cya Isirayeli bitwa abayisirayeli. Aba bakomoka kuri Yakobo bagizwe abacakara, bava mu gihugu cyabo bajya gukoreshwa uburetwa mu Misiri, ariko Imana iza kubabohora bigizwemo uruhare n'umuhanuzi witwaga Musa, ari nawe wahawe amategeko 10 y'Imana abakristo bakigenderaho n'uyu munsi. Nyuma yo kubohorwa basubiye muri cya gihugu Imana yoherejemo wa mukurambere wabo witwaga Abrahamu, ariko iki gihugu bakigumyemo imyaka 100 gusa. Isirayeli iherereye ahantu hahuriye abarwanyi benshi mu ntambara nyinshi zabayeho mu myaka myinshi yashize. Mu mwaka wa 70 Abaromani basenye urusengero Abayisirayeli bari barubatse mu murwa mukuru w'iki gihugu witwa Yerusalemu. Idini ryabo rero ryaje guhinduka
riva ku kuba idini ryubakiye ku rusengero gusa n'ibitambo n'ababwirizabutumwa, ahubwo rihinduka idini ryubakiye ku bitabo bitagatifu. Iri dini rifitiye inkomoko yose tumaze kuvuga ryitwa Judaisme. Iri dini ryubakiye ku bimenyetso, kubonekerwa cyangwa se kwerekwa, ndetse n'ibisobanuro by'ibimenyetso byose byubakiye ku nyandiko z'amateka yaryo. Niyo mpamvu twavugaga aya mavu n'amavuko yaryo. Inyinshi muri izi nyandiko ziri muri Bibiliya y'iri dini yitwa Tanakh. Hari ibindi bihumbi by'inyandiko ziganjemo amategeko n'inyigisho z'iri dini biri mu gitabo cyitwa Talmud. Abayahudi babona ibisobanuro byinshi kandi bikomeye mu bikorwa n'ibintu byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nko mu kwizihiza umunsi wa Pasika, iyo bari ku meza, buri gikoresho na buri kiribwa ku meza kiba gifite ibyo gisobanuye mu rugendo rwabo rwo kuva mu Misiri mu buretwa. Hari Abayahudi miliyoni 14 ku isi yose uyu munsi. Miliyoni 6 bari muri Isiraheli, miliyoni 5 bakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba n'abandi miliyoni 3 bari mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Iri dini niryo ryabyaye ubukristo. Mu myaka 2000 ishize, kuri bwa butaka Abayahudi bari barasezeranijwe aribwo Isiraheli, nibwo havutse idini rya Gikristo. Muribuka tuvuga uburyo Abaromani baje bagasenya urusengero rw'Abayahudi mu murwa mukuru Yerusalemu. Muribuka tuvuga ko iri dini ryabo mu byo ryari rishingiyeho harimo n'ubuhanuzi. Mu byo bari barahanuriwe rero harimo ko hari umucunguzi uzaza akabakiza igitugu n'ubugome bw'Abaromani, agasubizaho ubwami bumeze nk'ubw'umwe mu bami bari baragize witwaga Dawidi. Muri aba Bayahudi bariho icyo gihe harimo umukobwa mwiza wari utandukanye n'abandi bose. Yari yaratoranijwe n'Imana ngo azabyara umwana wayo. Imana ya Aburahamu yatumye umumarayika witwaga Gabriel kuri uwo mukobwa, umukobwa witwaga Mariya, ngo amumenyeshe ko ari we watoranijwe ngo azabyara umwana w'Imana. Uwo mwana yabyaye yitwaga Yezu, warezwe nk'umubaji, arerwa na nyina Bikira Mariya n'umugabo Yosefu. Nyuma yaje kuba umwigisha wigishaga ubutumwa bwiza bw'Imana mu bantu. Ntabwo yari yitaye ku by'amadini kandi yarwanyaga akarengane, akigisha impuhwe mu bantu. Yakijije abarwayi kandi akagaburira abashonji, bigatuma abantu bahururira aho yabaga ari hose. Yatumiraga bose kuza kumva ubutumwa buvuga ku bwami bw'Imana. Abanyabyaha, abakomeye ndetse n'aboroheje bose babaga batumiwe. Ku myaka 33 ubwo bumenyi n'ubutumwa bye byamushyize mu bibazo. Arafatwa, yitwa bambwe n'Abaromani, arahambwa, ariko nyuma y'iminsi 3 arazuka. Abonekera bamwe mu bari intumwa ze, bituma bose bemera ko ubutumwa bwe bwose bwari ukuri. Aba nibo batangije idini rishya rya Gikristo, ryubakiye ku butumwa bwo gukundana. Ku Bakristo umunsi mukuru uruta indi yose nuwo bazirikanaho izuka rye, kubera ko muri iri zuka niho bakomoka. Hari abantu miliyari 2 ku isi yose bafite imyemerere ya Gikristo. Aba ni 1/4 cy'abatuye isi yose. Iri naryo ni irindi dini ryizera Imana imwe. Irindi ni Islam. Iri ngiryo ryavutse mu myaka 1400 ishize. Ryakomotse ku mugabo wari ufite imyitwarire itandukanye n'iy'abandi. Ni mu buvumo bwo mu butayu bw'ahari Arabia Saudite uyu munsi. Uyu mugabo yitwaga Muhammad. Yasuwe n'intumwa ntagatifu cyangwa se umumarayika. Nanone ni marayika Gabriel. Yaramuzaniye ubutumwa bw'amagambo y'Imana, Imana imwe rukumbi ya Aburahamu cyangwa Ibrahim, muramwibuka. Undi ibi byose byatangiriyeho. Mu myaka yakurikiyeho yakomeje kujya yakira ubutumwa bwinshi buturutse kuri Allah, bwose akabufata mu mutwe akabubwira abantu. Amagambo yakundaga gusubiramo yabaga yuzuye ubwenge kandi yuzuye ubwiza bimeze nk'ubusizi. Nyamara Muhammad yari umucuruzi, ntabwo yari umusizi. Ibi byatumye benshi bemera ko aya magambo yari ay'Imana koko. Aba nibo babaye Abayisilamu ba mbere. Ijambo Muslim risobanuye umuntu uhari bye byose akiyegurira ugushaka kw'Imana. Umuyisilamu agira inshingano 5 z'ingenzi arizo bita inkingi 5 za Islam. Shahada. Umuyisilamu agomba gutangariza mu ruhame ko nta yindi Imana ibaho itari Allah kandi Muhammad akaba intumwa yayo. Salat. Igikorwa cyo gusenga inshuro 5 buri munsi werekeje amaso i Maka muri Arabia Saudite. Zaka. Buri Muyisilamu agomba gutanga hagati ya 2 na 3% by'ubutunzi bwe akabuha abakene. Saum.
buri muyisilamu agomba gusiba ku manywa mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadani. Ibi ngibi byongera ukwemera no gushingira imibereho ye yose ku Mana. Haji nibura inshuro imwe mu buzima bwose buri muyisilamu ubishoboye agomba gukorera urugendo rutagatifu mu mujyi mutagatifu wa Mecca muri Arabia Saudite. Abagomba kujya muri uyu mujyi kwitoza uko azitwara igihe azaba ahagaze imbere y'Imana acibwa urubanza ngo harebwe niba akwiye cyangwa se adakwiye kubana nayo iteka ryose. Amagambo y'Imana yahawe intumwa Muhammad mu gihe cy'imyaka 23 yose yanditse mu gitabo gitagatifu cy'iri dini cyitwa Quran. Abayisilamu bacyemera nk'igitabo kimwe rukumbi gitagatifu, kikaba igitabo kitigeze cyandikwamo ibyo abantu bitekerereje cyangwa se bishakiye. Iri ni ryo dini rya kabiri rifite abayoboke benshi ku isi kubera ko baragera kuri 1,500,000. Iyobokamana ryabaye igikoresho cy'umuco n'imyemerere kuva abantu baza ku isi. Ntabwo ushobora kubara umubare w'amadini afite abayoboke kuri iyi si. Yose agamije guhishura ibirenze ibyo tubona cyangwa se isura y'ibiri inyuma y'ibyo tubona buri munsi muri ubu buzima. Ibyaha, imibabaro, urupfu, ubwoba. Aya madini yose icyo ahuriyeho ni ukugira Imana, yaba imwe cyangwa nyinshi. Reka tuvuge ku madini cyangwa se iyobokamana ryizera Imana zirenze imwe. Hinduisme bisobanurwa ko ari idini ry'Abahindi. Ntabwo ari idini rimwe, ahubwo ni imyizerere itandukanye ndetse n'ibikorwa bitagatifu. Ryavutse mu myaka 5,000 ishize mu gihe umugabo w'umuhanga witwaga Krishna yamenyekanaga nk'intumwa cyangwa se indi sura ya Vishnu. Vishnu yari Imana yigaragazaga mu isura y'umuntu. Krishna yigishije abantu mu Buhindi ko ubuzima bwose bwo ku isi bukurikira ihame ryitwa karma, itegeko ryubakiye ku mpamvu n'ingaruka. Akazi kacu twebwe hano ku isi ni ugukora ibyo dushinzwe, inshingano zacu arizo bita dharma, hashingiwe ku mwanya dufite muri sosiyete. Dore karma icyo ari cyo. Ni ijambo rifite inkomoko mu rurimi rwitwa Sanskrit, ari narwo rwanditswemo inyandiko ntagatifu mu idini y'Abahindu. Riva ku ijambo karmane, aribyo bisobanuye ibikorwa. Karma bayisobanura nk'ibikorwa byawe hano ku isi. Ibintu byose ukora muri ubu buzima, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ibi bikorwa rero nibyo bizagena ibizakubaho byose, byaba ibyiza cyangwa ibibi, haba muri ubu buzima cyangwa se ubundi. Batekereza ko niba ubayeho nabi ugahorana ibyago, birashoboka ko hari karma mbi z'ibikorwa bibi wigeze gukora, haba muri ubu buzima cyangwa se mu bundi twabanjemo. Kuri bo, iyo ukora ibikorwa byiza muri ubu buzima, uba urimo gukora karma nziza, kubera ko ibintu byiza nawe bizakubaho. Iyo ukora ibibi, uba urimo gukora karma mbi, kubera ko hari ibibi bizakubaho. Ntabwo karma ari igihano, ahubwo ni inzira ikugeza ahantu runaka. Nk'urugero, bavuga ko ubujiji cyangwa se ukutamenya nabyo ari karma mbi. Iyo urwaye indwara ikomeye kubera ko utigeze umenya ibyiza byo kwikingiza, ibyo ni karma, kubera ko ubuzize ibyo utakoze kubera kutamenya. Iyo upfuye, ntabwo urugendo rwawe ruba rurangiye, kubera ko uvukira mu wundi mubiri w'ikindi kinyabuzima. Iyo wakoze ibikorwa byiza hano muri ubu buzima, ugira karma nziza, maze roho yawe ikavukira mu bundi buzima bushya bwiza. Ibi bisobanuye ko abantu babayeho mu buzima bwiza kandi babayeho neza, ubwo ngo bakoze ibikorwa byiza byinshi mu bundi buzima babanjemo mbere yuko bavukira muri ubwo ngubwo bwiza bari mu uyu munsi. Uko uzabaho mu bundi buzima buzakurikira ubu ngubu bigenwa n'uko witwara muri ubu ngubu turimo, niko babitekereza. Inzira binyuramo ngo uvuke ubwa kabiri, ni ukuvuga inzira binyuramo ngo roho yawe ikuvemo nyuma yo gupfa ijye mu kindi kinyabuzima kizavuka, yitwa samsara. Birashoboka kubaho ubuzima bw'ubutagatifu hano ku isi, ukahaba nta gicumuro ugira, maze wazapfa roho yawe ntizigera inyura mu nzira zo gutinda mu gushakirwa ikindi kinyabuzima cyo kuvukiramo. Ibi babyita moksha. Hinduisme yigisha ko ibintu byose biri mu isanzure, ubwo n'isi irimo, bibumbiye mu kintu kimwe gisa n'igitegeka byose, cyitwa
Brahman. Habaho Brahman imwe rukumbi, ariko ikabamo imana nyinshi cyane. Basenga imana nkuru 33. Izi ni imana nkuru gusa, ariko imana zose bashobora gusenga zibarirwa mu bihumbi. Umumaro wazo, imiterere ndetse n'inshingano zifite zigenda zitandukana bitewe n'umuco. Bafite imana 3 ziruta izindi, arizo bita ubutatu. Brahman niwe muremyi wa byose, hanyuma hagakurikiraho imana yitwa Vishnu. Iyi ngiyi yo rimwe ijya yihindura umuntu. Indi mana yitwa Shiva. Iyi ni imana ikomeye cyane, bavuga ko nayo yaremye byinshi mu bifite ubuzima hano ku isi. Ifite umugore witwa Durga. Iyi ngiyi yo ni umurinzi w'abagore bose. Mu zindi mana zizwi cyane muri iri dini harimo iyitwa Ganesha. Iyi ngiyi ifite umutwe w'inzovu. Iyi ngiyi niyo mana y'insinzi, bayisenga iyo bashaka insinzi mu bintu runaka. Iri ni idini rya 3 mu kugira abayoboke benshi ku isi. Abenshi muri aba bayoboke bari mu Buhindi, birumvikana, ariko ushobora no kubasanga kuri buri mugabane ku isi. Bose hamwe baragera kuri miliyari. Iri dini ryanabyaye irindi naryo risenga imana nyinshi kandi rikagira abayoboke benshi. Reka dusubire inyuma mu myaka 2500 ishize, nabwo mu Buhindi. Muri iki gihe mu Buhindi umwami yabyaye umwana w'umuhungu amwita Siddhartha. Igihe uyu mwana yari ataravuka, nyina ataranamusama, umwamikazi Maya, bivugwa ko uyu mwamikazi yabonekewe cyangwa se yasuwe mu nzozi n'inzovu y'umweru. Nyuma y'amezi 9 uyu mwana w'umuhungu Siddhartha yaravutse. Birumvikana yavukiye mu buzima bwiza cyane kubera ko yari umwana w'umwami. Akiri umwana ntabwo yigeze amenya ko hari abantu bashobora kuba babayeho nabi. Yavutse asanga afite abaja n'abagaragu bamukorera icyo ashaka cyose, kandi icyo yifuje cyose akakibona. Akimara kuba umwana uzi ubwenge, yaje gusohoka iwabo ajya hanze y'ingoro y'ibwami, maze ku nshuro ya mbere abona ibyo yari yarahishwe. Abona abantu bashonje, badafite ibyo kwambara, kandi babihiwe n'ubuzima cyane. Yesu afata icyemezo cyo gutangira gushakisha inkomoko y'imibabaro n'ubuzima bubi. Kubera icyo abantu bagira ububabare bungana uku nguku, kandi bakabibamo kuva bavutse kugera bapfuye. Yabanje gutekereza ko abantu babaho nabi kandi bakabaho bababaye, wenda kubera kwizirika ku butunzi bw'isi. Kuba dukunda ubutunzi cyane bituma dukora byose bishoboka ngo ubwo butunzi tububone, yewe rimwe na rimwe tukanabubona duhonyoye abandi. Ikindi, yatekereje ko ubusambo bwacu butuma twiyumva neza iyo turusha abandi ubutunzi. Kubera impamvu, yahise asiga ubutunzi bwose yari yaravukiyemo iwabo ibwami, ajya mu muhanda atangira kuba hasabiriza. Umwana w'umwami. Gusa ibingibi nabyo yaje gusanga nta munezero bitanga. Hanyuma rimwe aza kumva umwarimu wigishaga umuziki abwira umunyeshuri we ati, wifata uwo murya cyane ngo ukomeze, kubera ko bishobora gutuma ucika, kandi nanone we urekura cyane bitawubuza kuvuga. Yahise yumva yari amagambo y'ubwenge. Aha niho yahise yungukira igitekerezo cy'uko gushaka ibisubizo ku rwego rwa nyuma ugamije gukemura ibibazo burundu ari ikosa rikomeye. Yahise amenya ko ubuzima buri hagati yo kuba umukire no kuba umukene aribwo buzima bwiza. Ukaba utarwanira gutunga iby'isi yose, ariko nanone ukaba utari umukene wo kubura iby'ibanze. Umunsi umwe yari yicaye munsi y'igiti cyitwa Bodhi, arimo akora ibyitwa meditation, aribyo byo gutekereza bicukumbuye ku buryo ujya kure cyane mu bitekerezo ugasa n'uwavuye kuri iyi si. Igihe yari muri iki gikorwa, ibindi bisubizo byose kuri iki kibazo byahise biza. Ubuzima bwacu bwose bwuzuye imibabaro. Ni imibabaro ahanini iterwa n'inzara n'inyota yo guhaza ibyifuzo byacu, tutitaye ku by'abandi, yewe tutanitaye ku kubaho kwabo. Niyo bapfa ariko ibyacu byasubijwe, nta kibazo. Yasanze iyi ngiyi ari yo soko y'imibabaro yose tubamo kuri iyi si. Kuri uwo munsi, uyu musore witwa Siddhartha yahindutse Buddha, uwamurikiwe cyangwa se uwabonye umucyo, nicyo bisobanura. Buddha, abayoboke b'iyi myemerere yavumbuye bitwa ababudiste. Idini rikitwa Buddhisme. Imyemerere y'ababudiste ni urugendo rw'intambwe 8. Intambwe zitoroshye gukurikira, ariko ubishoboye wagira amahoro atagirwa n'undi uwo ari we wese, niko bavuga.
Kuva hagurutse munsi y'icyo giti, Buda yatangiye kwigisha abantu uburyo bwo kurwanya imibabaro y'isi, kuvuga neza buri gihe, kugira intego nziza mu buzima, kwerekeza ibitekerezo byawe buri gihe ku bintu by'ukuri, kandi umutima ukawerekeza ku gukunda abandi. Ababudiste bizera imana nyinshi cyangwa se imana imwe, ariko kuri bo ibikorwa nibyo by'ingenzi kurusha kwizera no kwemera. Barabarirwa hafi kuri miliyari ku isi yose uyu munsi. Abenshi bari muri Aziya. Aho wakandagira hose kuri iyi si haba hari ahantu ho gusengera. Ibice bimwe by'isi birimo insengero nyinshi kurusha amavuriro n'amashuri. Ibi ngibi ni nako byari bimeze ubwo imijyi ya mbere kuri iyi si yavukaga mu myaka ya kera cyane, ni muri Mesopotami mu myaka 6,000 ishize. Bubatse insengero mbere y'amavuriro n'amashuri. Uburyo mu nzu y'Imana hayoborwa ndetse n'ibikorerwamo biri mu byagennye imyitwarire yacu twese uyu munsi. Imijyi myinshi yabanje kubaho mu myaka 6,000 ishize yabaga yubatse ku buryo inzu y'umwami cyangwa se umutegetsi yabaga atuye rwagati mu mujyi, mu nzu iri rwagati mu mujyi, noneho iyo nzu ikaba ikikijwe n'insengero. Ibi ngibi binagaragaza ko ahangaha ariho havuye uburyo inzego zirutana. Ubutegetsi n'iyobokamana zari zo nzego ziri hejuru ku gasongero, hanyuma rubanda rukabona gukurikiraho. Kera cyane mbere y'uko havuka aya madini yose yuzuye isi, abatuye isi basengaga imana nyinshi. Ibi byahereye mu burasirazuba bwo hagati bikurikizaho uburengerazuba bw'isi kugera bikwiriye umubumbe wose. Tuzi ko muri icyo gihe hari imana nyinshi, zaba ingore cyangwa ingabo. Izo mana tuzizi kubera inkuru nyinshi bagiye bazivugaho. Hari nk'iyitwaga Ishtar, yari imana y'urukundo n'intambara. Hari kandi n'imana y'izuba ndetse n'imana y'abahinzi. Pantewo yo muri Mesopotami niyo yabimburiye izindi zose zabayeho. Muri buri pantewo habagamo imana nyinshi, ariko hakaba harimo imwe iruta izindi. Mu Bagereki no mu Baromani naho nuko byabaga bimeze. Madame Shaina Farid ayobora ikigo gikora ubushakashatsi ku bisigaramatongo. Ni ukuvuga ko abantu babaga bafite imana nyinshi, ariko hakaba imwe bahitamo nk'umuyobozi w'izindi mana zose. Birasa naho gusenga no kwizera imana imwe byari bibarimo kuva kera. Inyinshi mu mana zariho iki gihe uyu munsi ziri mu nzu ndangamurage ya British Museum i Londres mu Bwongereza. Abagereki bo imana zabo bazifataga nk'abantu, gusa bavugaga ko zo ari nini cyane kurusha abantu kandi zizi ubwenge kurusha abantu. Hari nka Dionysos, yari yo mana nkuru, ikaba imana y'ukwezi. Aphrodite yari imana y'urukundo rushingiye ku guhuza ibitsina. Abagereki bavugaga ko izi mana zabo zitumvikanaga cyane, zakundaga gutongana, zikanywa inzoga nyinshi kandi zigahora zirwana, ngo zanacanaga inyuma. Imana, abagore bazo ndetse na za roho zaberaga hose icyarimwe. Uku niko abantu basobanuraga isi ibazengurutse. Iyo babonaga amazi y'inyanja azamuka akongera kumanuka, bakabona imyaka irera mu mirima, babaga bazi ko ari imana imwe cyangwa se imana nyinshi zabaga zikoze ibyo. Imana zigaragarizaga mu bubasha kamere bw'ibintu. Uku niko izuba, ijuru, umuyaga ndetse n'ibindi bikorwa kamere byose byubahwaga cyane. Buri mana yabaga ifite ibyishinzwe. Iyo wabaga urwaye, ukennye, ufite urugendo ukeneye kuyoborwa cyangwa se kurindwa, ku Bagereki n'Abaromani byabaga byumvikana cyane gusenga imana ishinzwe ibyo bintu. Byarumvikanaga cyane kubera ko ugusaba n'amasengesho yawe yahitaga aboneza ku mana ya nyayo ishinzwe ibyo bintu usengera. Ikindi ni uko ubu ngubu bwari uburyo bwo guha iyo mana icyubahiro mu rusengero rwayo, kubera ko buri mana yagiraga urusengero isengerwamo, hakaba n'abapadiri bakorera iyo mana. Uyu munsi hafi buri muntu wese muganiriye ku myemerere akubwira ku idini asengeramo, kenshi akakugaragariza ibyiza by'iryo dini bisa naho ashaka ko nawe uriyoboka. Iki gihe rero nabwo ubwo abantu basengaga imana nyinshi, iyo umunyamisiri yagusuraga akakubwira ko hari indi mana utaruzi isengwa mu gihugu cyabo, byarashobokaga cyane ko rimwe nayo wazayitabaza igihe wagize ikibazo runaka. Uko niko imana nyinshi zabayeho hamwe, zisengwa n'abantu bamwe mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka, kugeza igihe umuntu afata icyemezo cyo gutangira kurwanya gusenga imana nyinshi. Uwo muntu ntabwo ari Aburahamu, ahubwo ni umuyobozi wa bumwe mu bwami bw'abami bwakomeye muri iyi si, Misiri bwari ubwami busengwamo imana nyinshi. Imana yarutaga izindi mu Misiri yitwaga
Ra, imana y'izuba, yayoboraga izindi mana 9 zose zari zihuriye mu muryango witwaga la Grande Enneade. Gusa mu myaka 3500 ishize, Farawo witwaga Amenhotep yafashe icyemezo cyo gutangira kurwanya gusenga imana nyinshi ku banyamisiri. Niwe munyamisiri wa mbere wanenze imyemerere y'umuryango mugari yabarizwagamo. Kuri we habagaho imana imwe rukumbi, ikaba isoko y'ububasha n'ubutegetsi n'ibiriho byose ku isi. Iyo mana twese turayibona hari hejuru mu kirere, izuba. Nta yindi mana ibaho usibye Atone, imana y'izuba, niko yavugaga. Izuba niyo mana yonyine ifite ububasha bwo gutanga ingufu zidaturutse hano ku isi, ariko zikagera ku isi tukazibona twese, zigatungukira mu burasirazuba, zigasusurutsa abari ku isi, zikabeshaho ikiriho cyose, zikaza kurengera mu burengerazuba. Izindi mana zose zubakiye ku nkuru abantu bihimbiye. Imana zuba yo ni imana tubona, n'ibikorwa byayo bikatugeraho tukabibona, niko yavugaga. Amenhotep yahise afata icyemezo cyo kutazagira indi mana n'imwe yongera gusenga, mu kugaragaza uburyo yihebeye iyo mana ndetse ko yiteguye gusenya imyizerere yari imaze ibihumbi by'imyaka mu Misiri, imyizerere yo gusenga imana nyinshi. Amenhotep yahise ahindura izina, areka kwitwa Amenhotep, ahubwo yita Akhenaton, mu rwego rwo guha icyubahiro imana y'izuba Atone. Yageze naho yubaka umujyi wose mu izina ry'imana imwe, wimurirwamo ubwami bwe bwose. Muri iki gihe kuvuga ko habaho imana imwe byari ibara. Uyu mujyi yahise awita Akhenaton. Insengero basengeragamo imana y'izuba ntabwo zabaga zisakaye. Ni gute wasenga imana zuba ukayisengera ahantu hasakaye usa naho urimo kuyibuza kukugeraho? Bubakaga ibikuta 4 bakabigeza hejuru, ubundi bakarekeraho. Icyo Akhenaton yashakaga kwerekana ni uko ububasha bwo kwemera no kwizera bukwiye kugaragara. Ububasha bw'izuba buri hariya hejuru turabubona, ndetse n'ibikorwa by'imana zuba turabibona bitugeraho. Ni imana igera kuri bose, idakeneye intumwa, abeza n'ababi. Sina ngombwa kugira urusengero rufunze rwuzuye ibimenyetso ndetse n'ibitambo. Uku gusenga imana imwe byahise bitangira no gukorwa n'abandi banyamisiri, cyane cyane abo hafi y'umwami. Mu gitondo iyo izuba ryarasaga, bapfukamaga bareba iburasirazuba, bakazamura amaboko nko kuramya no gusenga imana zuba. Oh Atom, waremye isi nk'uko ubishaka. Oh mana imwe rukumbi, washyize buri muntu mu mwanya we. Ni isengesho rigizwe n'amagambo agaragaza ko bari bamaze kujya bemera imana imwe. Akhenaton yari yaramaze gukuraho izindi mana zose. Yatanze mu 1336 mbere ya Yezu. Gusa mu kinyejana cya 19 havumbuwe inyandiko zigera kuri 400 zavugaga ko ugusenga imana imwe rukumbi kwapfanye na Akhenaton. Akimara gutanga, abantu barongeye bisengera imana zabo nyinshi. Gusenga imana nyinshi byari muri bo ku buryo bitari ibintu bipfa kurwanwa gutyo gusa. Gusenga imana imwe kugira ngo bishinge imizi byasabye intambara. Ni gute washoboraga kumvisha abantu bamaze ibihumbi by'imyaka bazi ko habaho imana nyinshi ukabumvisha ko habaho imana imwe? Iyihe se muziriho zose? Gusa nubwo abantu mu maraso yabo hari hakirimo ku isi itegekwa n'imana nyinshi, gusenga imana imwe rukumbi byagarutse mu myaka 2000 ishize, nanone mu burasirazuba bwo hagati, ubwo Imana yoherezaga Abraham gutura hitwa Kanani ngo hatangize igihugu kizaturwamo n'abasenga imana imwe yonyine. Murabyibuka nibyo twatangiriyeho. Aha murabyibuka ko ari naho havuye amadini asenga imana imwe: Abakristu, Abayahudi, Abayisilamu. None dore aho tugeze. Ni naho dusoje iki kiganiro tubashimira kuba mwakurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha.